Sugira Rwanda n'umuco nyarwanda twese hamwe nk'abanyarwanda tubungabunge umuco nyarwanda na kirazira n'imigenzo ya kinyarwanda no kuvura kinyarwanda n'umuco nyarwanda n'umuco gakondo w'abanyarwanda wiheye cyako namwiruka kabisa kaze mamaga none numve ukunaniwe ari naciye no kwimakaza reko ko rako tunana umeze neza namuru naba byifuza gase ukabutana mbwira kabisa ngo mure mbaro warumeze neza ko nakibazo anje rancisha Kristo ko gumaka ko ayo bashaka kanze tunane rwose nakibazo kabisa Sano reka muri nimba ushaka kanzi wirere Aje biri unshishe Kristo mu Bibu ndimishe ngo narwo ndifuza kubona pisi Nawe ari kuri kwa raho kabisa nako nuko Hasa jagiki Video Ndio hasi kabisa kuwa Amara kombe atabye kuri kimwe cyacu na gatanda Sugira Rwanda n'umuco nyarwanda ni twebwe bagwatobira ngo indazo zibura kwesha ikinyarwanda anza mudamu wa nsumire bwira ikibazo afite yafa uherera kose kugihe cy'igihango yahanga Rwanda icyo gihe umuco gakondo nyarwanda barakurana umuco kuvura igihe cy'arumbi umwari w'ibara umwami wategetse u Rwanda akuraga umugabo yarembe umuco umuco w'ubuzima n'uw'imigenzo n'imizirimi Sugira Rwanda n'umuco nyarwanda twese hamwe nk'abanyarwanda umuco nyarwanda na kirazira n'imigenzo y'ikinyarwanda no kuvura kinyarwanda n'abarangara mu gihe kinini cyane abahanzi bahanuriye Rwanda akundaga umuco nyarwanda harimo Nyirabyo n'Amagayane bamwe mu bahanzi bakomeye bakundaga umuco nyarwanda bagushakira ibihumbi 10 nkamvura ndabona urwaye bwararembye cyane rwose ndetse tureje turutse harabe n'abarinda muri Tanzania amazi yaramurenge Kore wagara ari kingange nababara cyane Aramutse ntabara kufashisha uri tumuti uratujya urakira iyo mbona rwose mbona yakize akize mushakira amafaranga ndabona yakize Muga tujende abandi tabakushe oka imana igeza kandi umeze ugera ubugibwa bwose amen
ndana rwose ikibazo cyari cyo narura cyari bisa bisa nane n'ibindi bitekerezo nkumva ukuntu wabundi kure simje kuvana n'umuntu ngubona nibi binje mu mutwe wanjye bisa cyishimiye ko nashimye ibyo bisanga ndi guzinga kandi musubira geze nitutigaje bari butanze utaramaze ngomba kuza gusimbisha nta nagomba kukwesha nagomba kuza ko nta kintu cyane nzira ni kuza bisa ni bisa cyane rwose mbona uzakomeza no kugeza yeza nabishimye na ndumva n'indi mungenge nagira nyuma y'ibi nabyo ni byiza sawa noneho reka nyaruke nsubire inzira tuganire byinshi kabisa kandi bigira akamaro cyane ukuri ni byinshi kandi bigira akamaro ntabwo amakuru y'iwanyu ko ameze amakuru mu rugo baraho rwose nta kibazo abo mu rugo bose baraho nawe nta muntu warwaye ni byinshi nta kibazo hari igihe bashobora kuba barwaye ibindi ariko natabibona ariko mbona ari bazima ariko ndumva nta kibazo kindi cyaba kiri inyuma kandi urabizi ntacyo nabwisha ibi ngibi mba mubwira biba bivuye ku mutima wanjye ntabwo njye nabibwisha sawa noneho ubwo hagize n'igihinduka nakubwira kandi nawe wagira nk'ikibazo ukambwira tukareba uburyo twajya tubikemuramo gusa sinzi wenda nawe ukuntu biteganya ku mutima wawe ngenda biteganya nanjye kuzaza kugusura reka ngende ndabona igihe kigeze cyo gutaha noneho nsubire imuhira nta kibazo urakoze gusa ndabyishimiye kuba waje sawa noneho iyi ni korowani yamanutse mu ijuru. Iyi ni korowani yanditswe n'ibiganza by'Imana. Iyi ni korowani yamanuwe, iyi ni korowani yamanutse iva mu ijoro, ni korowani yanditswe n'ibiganza by'Imana. Hano hambere rero yamanukiye imaka, imanukira imadina, ni ukuvuga ngo ikwirakwira ku isi hose. Intumwa y'Imana Muhamadi ubwo yabonaga iyi korowani atangira kugenda ayigeza ku isi hose, abamarayika bakamubonekera mu butayu, bakamubwira ubutumwa bwiza kugira ngo intumwa y'Imana ibugeze ku bantu bose bo ku isi, kandi bose babashe kumenya ko mu ijuru hari Imana imwe ariyo Ara, Imana imwe rukumbi Ara. Okay, sawa. Iyi ni Bibiliya ntagatifu, ivuga ku bintu by'ubuhanga, ibintu by'ubwenge. Ni nayo mpamvu uzayisangamo ibitabo byinshi bitandukanye. Uko ubibona ni igitabo kinini gifite paje nini cyane, ni igitabo kirimo ubuhanga, ubwenge, ni mu gitabo cy'imigani. Okay, harimo n'ibitabo byinshi cyane. Urabona iyi niyo Bibiliya irimo ibitabo byinshi cyane bitandukanye, aho uzasanga igitabo cya Tobi wagisanga muri iyi Bibiliya ntagatifu, niho kiba cyonyine, nta handi ushobora kugisanga. Muri iki gitabo, muri iyi Bibiliya y'Imana, muri iyi Bibiliya ntagatifu usangamo n'ikindi gitabo cya Yudita. Igitabo cya Yudita kiba muri Bibiliya ntagatifu gusa. Igitabo cya Abamakabi ba mbere, Abamakabi ba kabiri baba mu gitabo Bibiliya ntagatifu, ubasanga muri Bibiliya ntagatifu honyine. Ubuhanga, igitabo cy'ubuhanga ugisanga muri Bibiliya ntagatifu honyine. Igitabo cya mwene Siraki ugisanga muri Bibiliya ntagatifu honyine. Igitabo cya Baroki ugisanga muri Bibiliya ntagatifu honyine. Okay, sawa, ujye ukunda kugisoma.
iyi ni bibiliya ntagatifu ivuga ko abanyabyaha bose bagomba kunyura muri purigatori bakabona bakajya mu ijuru. Iyi ni bibiliya ntagatifu ivuga ko abanyabyaha bose bagomba guca muri purigatori bagakunda bakajya mu ijuru. Okay. Alright, good. Iyi ni bibiliya yera. Abantu benshi barajya bibaza bakavuga ati se iyi bibiliya yera bimeze bite ko hatajya habonekamo ibitabo bimwe tujya dusanga muri bibiliya ntagatifu. Harimo igitabo cya Yudita, harimo igitabo cya Tobi, harimo igitabo cya Abamakabe ba mbere, Abamakabe ba kabiri, harimo igitabo cy'ubuhanga, harimo igitabo cya mwene Sirake, harimo n'igitabo cya Baruki. Ni ukuvuga ngo abajonjoye iyi bibiliya yera bavuga yuko biriya bitabo ngo bitarimo umwuka w'Imana, ariko njyewe waje gukora ubushakashatsi naje gusanga na biriya bitabo nabyo birimo umwuka w'Imana. Ni ukuvuga ngo byose bitwigisha ubwenge kandi bikatwigisha imbaraga z'Imana. Ntabwo wasoma bibiliya yera gusa ngo bibiliya ntagatifu ishyire ku ruhande. Niba usomye bibiliya ntagatifu, soma na bibiliya yera, soma na korowani, soma na bibiliya ijambo ry'Imana, soma ibitabo bitandukanye. God bless you so much. Ya filimi yari itegerejwe n'abantu benshi yasohotse. Iyi sizoni yitwa Lucky Fire Fight Season. Iyi sizoni irimo imirwano, irimo urukundo, irimo ibintu byinshi bitandukanye. Uyu Lucky Fire yagukiniye muri sizoni bita Underhell. Lucky Fire yongera gukinira muri sizoni bita Evil of Darkness, agukinira muri sizoni bita Drinking Beer, agukinira muri sizoni bita igitenge cya rusake. Lucky Fire yagukiniye muri season bita igikombe cy'amaraso, none akuzaniye iyi season irimo kubica bigacika. Iyi season yitwa Lucky Fire Fight Season. Iyi season yishake iri kuri YouTube. Imyeyo ku bakobwa n'abadamu bataciye imyeyo, dutanga umuti w'ububobere n'amavangingo, tugatanga umuti ku bagabo bagatera akabariro neza. Dutanga umuti ugakira ubufatire, uburemba, ubugumba, tuzingura umukobwa wagumiwe, indwara z'abana, zo ku ruhu, izo mu gitsina, iz'amarozi n'izo mu nda. Tuguha umuti ugahurwa itabi n'inzoga. Tuvura mu Kagatare, tuguha umuti ugahurwa kwikinisha igitsina kigakora neza kikaba kinini. Ukeneye watubariza kuri nimero 0753 52 11 969 cyangwa kuri 0722 50 95 11 cyangwa ukatubariza kuri 07 8 52 13 504. Nothing ever went quite right. Would you still love me? Wish I could let you know what the future holds. It's a promise.